Ndabashuhuje kandi mbahaye ikaze mwe mwese tugiye kubana muri iki kiganiro. Ikaze urisanga aho waba uherereye hose, yaba mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali ndetse n'abari hanze muri rusange. Muri aka kanya tugiye kubana muri iki kiganiro, tugiye kurebera hamwe inkingi zagufasha kubana neza n'abandi. Turarebera hamwe inkingi 10 zishobora kugufasha kubana neza n'abandi. Gusa we tugiye kubana aka kanya, banza ukande subscribe niba utarayikanda, ukande like, wandike na comment kugira ngo iki kiganiro kibashe kugera kuri benshi. Kubana neza ni imwe mu nsinzi dufite hano ku isi. Iyo ubanye neza n'abandi, n'iterambere niho rituruka, amahoro niho aturuka, umutekano niho uturuka, mbese byose tubibona ari uko tubanye neza n'abandi. Muri aka kanya rero tugiye kurebera hamwe ibyagufasha kugira ngo ubane neza n'abandi. Wibutsa kanda subscribe, ukanda like, wandike na comment uko ubyumva, nurangiza ukore na share. Dutangiye rero, tugiye guhera ku nkingi ya mbere yatuma ubana neza n'abandi. Icya mbere ni ugusenga. Gusenga nicyo kintu cy'ibanze mu buzima bwacu bwa buri munsi. Gusenga biradufasha, bidufasha kwihuza n'abandi kandi bikadufasha kwihuza n'Imana, kuko Imana yabivuze ngo tuyikunde kandi dukunde na bagenzi bacu nk'uko twikunda. Ibyo byose bituruka mu gusenga, mu kwemera no mu kwizera Imana. Iyo usenga byose birakemuka, upfa gusenga nta buryarya. Gusenga ni inkingi ya mbere idufasha kugira ngo tubane neza n'abandi. Icya kabiri ni uguca bugufi. Niba ushaka kubana neza n'abandi, iga guca bugufi. Niba hari uwagukoshereje, ihangane uce bugufi umubabarire, cyangwa niba hari uwakosereje, ihangane uce bugufi umusabe imbabazi. Kwa kundi abantu twigira banini, nibyo bituma dusenya umubano wacu. Niba hari icyaha wakoze, guca bugufi ni ingenzi, ukumva ko ibintu byose bishoboka. Guca bugufi ni ikintu cy'ingenzi mu buzima. Umuntu nagukosereza, uzamubarire kandi wicishe bugufi, ugaragaze ko bitakubabaje cyane. Icyo ni ikintu cyagufasha kugira ngo ubane n'abandi neza. Niba umwe azamuye kamere, wowe wumve ko kuzamura kamere bitaba byiza, ahubwo wihangane uce bugufi. Icya gatatu, kwihangana. Mu buzima ibintu byose dukora tugomba kubanza kwiga kwihangana. Kwihangana ni ikintu cy'ingenzi mu buzima. Hari ubwo abavandimwe badukosereza, tukumva ko igihe cyose badukoshereje twahita dukora ikintu kibi. Gusa ntabwo aba ari byo. Icya mbere, iyo wihanganye ibintu byose urabinesha, nta na kimwe cyakunanira. Umenye kwihangana. Numenya kwihangana, urugamba rwose uzarutsinda. Gusa uzirinde abagushuka bashaka kukuyobora mu nzira mbi, kuko abo bose nibo batuma igihe cyawe ucyangiriza. Ugasanga niba hari umuntu ukugiriye nabi, bakugiriye inama yo kuba wamukorera ikintu kibi cyangwa wamuhemukira. Rero aba ari byiza gushaka inshuti nziza zagufasha kwiga, ukiga ikintu cyiza aho kugira ngo zikwigishe zikuyobye. Icya kane, gusaba imbabazi. Niba wakosheje, niba hari uwo wahemukiye, ibuka ko gusaba imbabazi ari cyo cya mbere. Hari abantu dukora amakosa tukayakorera bagenzi bacu kandi tukabona ko bibababaje, ariko tugatekereza ko
gusaba imbabazi ari ubuswa cyangwa ubugoryi, kandi gusaba imbabazi aba ari ikintu cy'ingenzi mu buzima, kidufasha kugira ngo tubane neza n'abo twahemukiye. Abo tuba twahemukiye nabo ntabwo baba bishimiye ko twabahemukiye, ariko nk'umuntu wahemukiye iyo abonye uciye bugufi ukamusaba imbabazi abyakira neza kandi bikamushimisha, kubera ko uba umusabye imbabazi nawe arabyishimira cyane. Rero igihe dukosheje cyangwa duhemukiye bagenzi bacu tuba tugomba gusaba imbabazi kugira ngo turusheho kubana neza kandi mu mahoro no mu mutekano. Icya gatanu, kubaha kandi ukubaha buri wese. Uwo ari we wese muri iyi si ni umuntu, apfa kuba ahumeka umwuka wazima cyangwa atari ikindi kintu. Umuntu uwo ari we wese kuri iyi si ni umuntu, ugomba kumwubahira uko ari. Urugero, ushobora kuba ufite amafaranga menshi cyangwa uri umukire, ukabona mugenzi wawe w'umukene ukamusuzugura cyane, kandi iyi si irahindagurika. Ushobora kuba uri umukire uyu munsi, ejo bigahinduka akaba ari wowe uba umukene, ugasanga wa wundi wasuzuguraga niwe ukugiye hejuru. Muri make icyo nshatse kuvuga, ubaha uwo ari we wese kuko utazi ejo he hazaza. Kubahana biba ari byiza, bigufasha kugira ngo ubane neza n'abo ngabo bandi mwubahana, ibintu bikarushaho kugenda neza. Ubaha buri wese rero, utitaye kuko ari, utitaye kuko yavutse, kugira ngo urusheho kubana neza n'abandi muri sosiyete utuyemo. Ntugasuzugure abantu kuko hari icyo ubarusha, nabo igihe kiri imbere bashobora kukurusha. Icya gatandatu, guhuza urugwiro. Mugenzi wanjye cyangwa muvandimwe uri kunyumva, guhuza urugwiro ni ikintu cy'ingenzi mu buzima. Gusabana na bagenzi bawe cyangwa gusabana n'inshuti zawe cyangwa abaturanyi ni byiza cyane. Birabafasha kugira ngo murusheho kubana neza, bibazamurira umubano wanyu, noneho bikarushaho no kubateza imbere. Niba ushaka kubana neza, iga gusabana n'abandi, muhuze urugwiro, mwicare muganire, ikigenda nabi mugikosore, n'ikigenda neza muharanire kucyongera, kugira ngo umubano wanyu urusheho kwiyongera. Guhuza urugwiro rero ni kimwe mu bintu bifasha abantu kugira ngo babane neza kandi mu mahoro no mu mutekano. Haranira guhuza urugwiro na bagenzi bawe mu buryo bwo kubaka umubano neza hagati yawe nabo. Icya karindwi ni ukubabarira. Kubabarira ni ikintu cy'ingenzi mu buzima. Niba umuntu yaguhemukiye, yagukoshereje, yagukoreye ikindi kintu kibi, ihutire cyangwa umwihanganire, ihutire kumubabarira cyangwa se umwihanganire. Kandi uba ugomba kubabarira nta buryarya, ukababarira umuntu ubikwiye ku mutima, atari kwa kumubabarira kubera kubuza ukugira. Ibyo rero bizabafasha kugira ngo mukomeze mwubake umubano wanyu, noneho ibintu birushaho kugenda neza. Erega iyo abantu bafite umubano mwiza hagati yabo, ni nabwo babona iterambere, ni nabwo bagira imibereho myiza, ni nabwo babona buri kimwe bifuza. Urugero, nk'umuvandimwe wawe ashobora kuba yabona ikintu gishobora kuba cyabagirira akamaro mwembi, ariko kubera ko mutabanye neza ugasanga arakwihoreye kandi nawe yagakwiye kukubwira icyo kintu, mwese kikabagirira umumaro. Rero kubana neza ni ikintu cy'ingenzi mu buzima. Iyi nkingi turiho rero irabigisha kubabarira, mukababarira kandi mubikuye ku mutima, atari kwa kubabarira
kubera ko uzi kugira. Kubabarira rero ni ikintu cy'ingenzi. Niba hari uwagukoshereje, niba hari uwagukubaganiye, uwo ari we wese ugomba kumubabarira. Inkingi ya 8 ni ukuganira. Kugerageza kuganira mugahurira nk'ahantu runaka muri nk'itsinda cyangwa muri babiri, biterwa n'umubare, noneho mukaganira. Ni nabwo mwungukiramo ibyo mugomba kuganiraho byabateza imbere, cyangwa mukaganira nko ku bibazo mufite. Ibyo bikarushaho kubafasha mu guteza imbere iterambere ryanyu, mu kuzamura iterambere ryanyu. Aba ari byiza rero kugira ngo muganire, muhuze urugwiro nk'uko twabibonye ku nkingi ya 6. Igiye ifitanye isano n'iyi ngiyi. Guhuza urugwiro ni ingenzi, kuganira ni ingenzi. Mugomba kwicara rero mukaganira igihe mwabonye akanya se, mbese ibintu bikarushaho kugenda neza. Kuganira rero ni ikintu cy'ingenzi mu buzima, mwagakwiye kukigira umuco. Kigomba kubazamurira umubano mwiza hagati yanyu. Gusa muvandimwe, niba utarakora subscribe, byaba byiza uyikanze. Ndizera ko iki kiganiro kigufitiye umumaro kandi hari byinshi kiri kukwigisha mu buzima bwawe. Rero ukande subscribe kandi bikuvuye ku mutima atari agahato, ukande like, wandike na comment, nawe ukugenda ubona umubano w'iki gihe kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Rero dukomeje no ku nkingi ya 9. Inkingi ya 9 iratubwira ngo tube abanyakuri. Kuba umunyakuri muri sosiyete, tugomba kuba abantu b'abanyakuri, abantu bavugisha ukuri, batari abanyabinyoma. Ikinyoma, nubwo abenshi bavuga ngo ikinyoma kirugamishwa, ukuri kukanyagirwa, ariko mu by'ukuri ukuri kuba ari ingenzi mu buzima. Ukuri nta byinshi kwica, ariko ikinyoma cyica byinshi. Kuvugisha ukuri rero muri sosiyete nibyo biba ari ingenzi mu buzima. Niba hari icyaha wakoze cyangwa hari nk'ibindi bintu bakubaza runaka, ukaba wavugisha ukuri kugira ngo bikemuke. Ni nabwo bibasha gukemuka kandi bigakemuka neza. Rero kuvugisha ukuri, kuba umunyakuri muri sosiyete, muri byose no mu bandi, biba ari ingenzi mu buzima. Vugisha ukuri rero kandi nta gahato karimo, ahubwo ari wowe ubyitekerereje, ubyigishije, cyangwa hari n'abandi bashobora kugufasha, ariko by'umwihariko nawe ugomba kuba wabyigisha, ugatekereza uti kuvugisha ukuri si ingenzi mu buzima, ukaba wabikora ubikuye ku mutima. Inkingi ya nyuma ari nayo ya 10 iravuga ngo kwemera ikosa. Igiye gusa n'iya 9. Hari ukwemera ikosa, hari no kuvugisha ukuri. Iya 10 ni ukwemera ikosa. Kwemera ikosa nabyo biri mu kuvugisha ukuri. Niba wahemutse, emera ko wahemutse. Niba wibye, emera ko wibye, icyo kibazo bagikemure kirangire. Niba baranakurihisha cyangwa niba baragukorera ikindi kintu, ariko wemere bakigukorere, kuko nuhakana nyuma hari igihe ingaruka zizakugeraho zizasumba izari zizakugeraho muri icyo gihe wabeshe. Aba ari byiza rero kwemera ikosa wakoze, kugira ngo habemo no gusabana imbabazi, nk'uko twagiye tubigarukaho mu nkingi zabanje. Kwemera ikosa ni ikintu cy'ingenzi mu buzima kandi kizadufasha kubaka muri sosiyete, tukabana neza n'abandi. Rero wowe wakomeje kuntega amatwi, ndagushimiye mbikuye ku mutima, kuko uri uw'ingenzi kandi uri uw'agaciro mu buzima. Ni byiza
Ndizera ko uvomyemo byinshi muri izi nkingi 10 zagufasha kubana neza. Genda uzikurikize nta na kimwe usimbutse, bizagufasha kugira ngo ubane neza n'abandi muri sosiyete kandi bibubakire iterambere hagati yanyu. Usange ni mwebwe mutunze, ni mwebwe mubana neza, ni mwebwe mufite umutekano usumba w'abandi. Ibintu bizarushaho kugenda neza kandi n'abandi bazabakomokaho mube mubategurira heza kugira ngo isi izahora ari nziza, aho kugira ngo tuyihindure mbi, tugerageze kugira ngo tuyigire neza. Nibyo bizaduhesha agaciro. Ndagushimiye rero wakomeje gukurikira iki kiganiro, mwagezwagaho nanjye Jean de la Paix. Mukomeze kugira ibihe byiza. Bye bye.